Igice cya gatandatu. Igicu cy'abahamya. Abo bose bapfuye bakizera. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 13. Umwizera mushya ntiyatinze kumenya byinshi byerekeye abakristo. Nyuma y'akaruhuko gato yarahagurutse maze yifatanya na Honorius wamufashije gusura aho hantu babaga. Abo yari yabonye muri rya teraniro bari bagize itsinda rito cyane ry'abatuye muri ako karere ko munsi y'ubutaka katakombe. Umubare wabo warazamutse ugera ku bihumbi byinshi kandi bari batataniye aho hantu hagari h'imiyoboro yo munsi y'ubutaka mu matsinda mato, aho buri ryose ryabaga rifite uburyo bwihariye bwo guhanahana amakuru n'abo mu murwa. Yageze kure aherekejwe na Honorius. Yatangajwe cyane n'umubare w'abantu yahuye nabo, kandi nubwo yari azi ko abakristo bari benshi, nyamara ntiyumvishaga ukuntu umugabane munini cyane wo muri bo wamaramaje guhitamo ubuzima bwo muri katakombe. Ntiyari ashishikajwe cyane n'abazima kuruta abapfuye. Mu gutambuka yasomaga ibyanditswe ku mva zabo, maze agasanga muri bose ukwizera kumwe gufite imbaraga n'ibyiringiro bimwe bihebuje. Yakunze gusoma izo nyandiko, kandi uburyo Honorius yahaga agaciro gakomeye izo nzibutso zera byamugize umuyobozi w'umunyampuhwe. Honorius yaravuze ati, hano haruhukiye umuhamya w'ukuri. Marcellus yarebye aho amweretse maze asoma ibi bikurikira. Primitivus yibereye mu mahoro nyuma y'imibabaro myinshi, uwahowe Imana w'intwari ikomeye cyane. Umugore we yubakiye aha umugabo we yakundaga cyane. Honorius ati, aba bantu baratwereka uko abakristo bagombye gupfa. Dore n'undi wabaye nka Primitivus. Paulus yishwe urw'agashinyaguro kugira ngo azabashe kubaho mu munezero w'ikirenga w'ubuziraherezo. Honorius aravuga ati, na hariya hari imva y'umukecuru wagaragaje izo mbaraga z'umwuka, izo Kristo ashobora guha buri gihe n'umunyantege nke kuruta abandi bo mu bigishwa be mu gihe zikenewe. Keremensiya yarashinyaguriwe, arapfa, arasinziriye, azazuka. Honorius aragira ati, igihe ahamagariwe kunyura mu rupfu, ako kanya umwuka ntuba ukiri mu mubiri, maze ukibanira na Nyagasani. Kugaruka k'umwami Yesu twasezeraniwe gushobora kubaho igihe icyo ari cyo cyose. Kugaruka k'umwami Yesu twasezeraniwe gushobora kubaho igihe icyo ari cyo cyose ni ibyiringiro by'umugisha by'umukristo, kuko umwami bwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere kuko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 16 n'uwa 17. Honorius yakomeje agira ati, aha haruhukiye Constantin, yanambye ku Mana ye inshuro 2 kubwo kugeragezwa kabiri. Bwa mbere yabanje guhabwa uburozi, ariko ntibwagira icyo bumutwara. Nibwo yicishijwe inkota. Uburozi ntacyo bwamutwaye, ahubwo Constantin yakiriye ikamba rye kubw'inkota yicishijwe. Bakomeje urugendo rwabo basoma inyandiko zigaragara impande zombi.
Ibyiyumviro bishya byigaruriye Marcelusi ubwo yasomaga urutonde ruhebuje rw'ayo mazina. Kuri we yari amateka y'itorero rya Kristo, byari ibikorwa by'abahowe Imana, byari byanditswe imbere ye mu magambo agaragara cyane. Amashusho yoroheje yari atatse imva, yateraga amarangamutima ay'ibikorwa bihebuje by'umuhanzi kabuhariwe bidashobora kuzana. Inyuguti zari ziharatuwe mu buryo butameze neza, amakosa y'imyandikire n'amakosa y'ikibonezamvugo yarangaga nyinshi muri zo, yatangaga ibimenyetso bifatika byerekana ko ubutunzi bw'ubutumwa bwiza bwari ubw'abakene n'abaciye bugufi. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, niko intumwa Pawulo yavuze, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 26. Na Yesu yaravuze ati, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Matayo 11 umurongo wa 5. Ku mabuye menshi yo kumva habaga hariho ijambo rimwe rigizwe n'inyuguti zibanza z'amazina ya Kristo mu Kigiriki. Amwe n'amwe yabaga ariho umukindo, ikirango cy'insinzi no kudapfa, ikimenyetso cy'umukindo uzaba uri mu biganza by'imbaga itabarika y'abazaba bahagaze bakikije intebe y'ubwami mu gihe kizaza. Marcelusi atunga agatoki igishushanyo cy'ubwato, aravuga ati, iki ni igiki? Icyo kitwereka ko umwuka w'uwacunguwe wogoze uva kuri iyi si ugana ku cyambu cy'uburuhukiro. Kandi se ni ubuhe busobanuro bw'iyo fi? Mbona ikomeza kugaragazwa kenshi cyane. Ifi yarakoreshejwe kubera ko inyuguti zigize izina ryayo mu Kigiriki ari inyuguti zibanza z'amagambo asobanura icyubahiro n'ibyiringiro by'umukristo, arizo ictus. Ishushanya Yesu Kristo, umwana w'Imana, umukiza. Ishusho nakomeje kubona kenshi isobanura iki? Ubwato n'igikoko cyo mu nyanja. Ni inkuru ya Yona, umuhanuzi, uwo n'ubu utari wamenya. Nuko Honorius amutekerereza inkuru y'ibya Yona, anamwereka uburyo yavuye mu nda y'urufi runini, byibutsa umukristo kubohorwa mu mwijima w'igituro. Honorius arakomeza ati, ibi byiringiro bihebuje by'umuzuko ni ihumure utabona uko usobanura, kandi dukunda kubyibutsa intekerezo zacu twifashishije ibimenyetso bitandukanye. Dore n'ikindi kimenyetso cy'uko kuri k'umugisha inuma yazaniye Nowa ikibabi cy'umunzenze. Yatekerereje mugenzi we iby'inkuru y'umwuzure kugira ngo Marcelusi ashobore kumva ubusobanuro bw'iyo shusho. Maze aravuga ati, ariko mu bimenyetso byose bikoreshwa nta na kimwe gisobanutse neza kuruta iki. Maze yerekana ishusho yo kuzuka kwa Lazaro. Dore noneho inanga, ikimenyetso cy'ibyiringiro dukesha ubukristo, nyamara nubwo abateraganwa n'imiraba yisukiranya y'ubuzima, abashikamye mu gutegereza ubuturo bwe bwo mu ijuru. Dore isake, ikimenyetso cyo kuba maso, kuko umwami wacu yavuze ati, mube maso kandi musenge. Kandi dore umwana w'intama, ikirango cy'ubuziranenge n'ubugwaneza, kitwibutsa umwana w'intama w'Imana wikoreye ibyaha byacu, kandi kubw'icyo gitambo twakira imbabazi n'ubugingo buhoraho. Dore nanone inuma, kimwe n'umwana w'intama, ishushanya ubuziranenge, kandi ngiyi bundi bushya ifite ishami ry'umunzenze, ikirango cy'amahoro. Dore inyuguti Alufa na Omega, iya mbere n'iya nyuma mu nyuguti z'ikigereki zihagarariye umwami wacu, kuko yavuze ati, ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ibyahishuwe 1:8. Dore nanone ikamba ritwibutsa rya kamba ritangirika, iry'umwami umucamanza utabera azaduha. Ko niko dukunda kwizengurutsa ikintu cyose kitwibutsa ibyishimo bidutegereje.
twigishwa n'ibyo bintu tukareba hejuru kure y'umwijima utuzengurutse, kandi kubwo kwizera tubona hejuru yacu umucyo w'icyubahiro cy'iteka ryose. Marcellus ahagaze yaravuze ati, hano hari ikintu gisa n'igihuje n'ibyanjye, kimeze nk'ikivuga ibizaba. Birashoboka ko nanjye ubwanjye nahamagarirwa gutanga ubuhamya ku bwa Kristo. Nshobora se kubonwa nk'indahemuka muri Kristo mu gihe cy'umwami w'abami Adiriyani Mariyusi, umusirikare mukuru w'umusore, yabayeho igihe kirekire bihagije kuko yasheshe amaraso ye ku bwa Kristo kandi yapfiriye mu mahoro. Inshuti ze zamwubakiye imva mu marira no mu bwoba. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Yohana 16:33. Ni ubwishingizi Kristo aduha, ariko mu gihe atuburira iby'umubabaro aduhumuririsha iri sezerano ryo kudukomeza. Muri we dushobora kubona ubuntu buduhagije. Marcellus aravuga ati, uwo musirikare mukuru w'umusore ambereye urugero. Ahari nanjye nshobora kumena amaraso yanjye ku bwa Kristo nka we. Nshobora gupfa nanjye ndi indahemuka. Gushyingurwa hano muri bene data hari icyanditswe ku gituro cyanjye bizambera icyubahiro gikomeye cyane kuruta kugira urwibutso rudasanzwe rw'abakomeye nk'urwa Cecilia Matera. Bakomeje kugenda. Marcellus aravuga ati, mbega ukuntu urupfu rw'umukristo ari rwiza. Ubwoba bw'urupfu bwahunze. Kuri we ni ibitotsi by'umugisha, mu gihe umwuka we uri kumwe na Nyagasani ategereje umuzuko, ndetse urupfu aho gukangukira mu bwoba azahuza ibitekerezo by'insinzi n'ikiruhuko. Aho Eripisi aruhukiye, Zotikusi arasinziriye aha. Aserusi asinziriye muri Kristo. Maritiriya mu mahoro. Vidariya mu mahoro ya Kristo. Niseforusi mwiza yageze ahantu h'umunezero. Honorius ati, zimwe muri izi nyandiko zivuga iby'imico y'abavandimwe bacu basinziriye. Reba nk'iyi. Maximinus waramye imyaka 23 yari inshuti y'abantu bose. Muri Kristo hari ku munsi wa 5 w'ukwezi k'Ugushyingo nibwo Gorigonius yasinziriye muri Kristo. Yari inshuti ya bose kandi ntawe yangaga. Yarakomeje ati, hariya hari izindi nyandiko zivuga ku buzima bwite bwabo ndetse n'ubunararibonye bw'imibereho yo mu miryango yabo. Caecilius umugabo yibuka Caecilia Purasinda umugore we, amwibukana icyubahiro, uwo bamaranye imyaka 10 nta ntonganya namba. Asinziriye muri Yesu Kristo, umwana w'Imana n'umukiza. Kuri Domina umugore mwiza cyane n'intungane, yaramye imyaka 16 n'amezi 4, maze amara imyaka 2 n'amezi 4 n'iminsi 9 dushyingiranywe. Sinashoboye kubana nawe amezi arenze 6 bitewe n'ingendo zanjye. Namweretse urukundo rwanjye rwose muri ayo mezi. Yashyinguwe ku munsi wa 15 w'ukwezi kubanziriza Kamena. Claudius yari umunyarukundo kandi ubereye byuzuye. Yarankundaga. Yaramye imyaka
nka 25 muri Kristo. Iki ni icyubahiro cy'umubyeyi wuje urukundo, niko Marcellus yavuze ubwo yasomaga ibyanditswe ku gituro bikurikira. Lawurensi kumugwaneza cyane mu bahungu be Sekurusi yatwawe n'abamarayika ari ku wa 7 Mutarama. Honorius yakomeje agira ati, mu by'ukuri kubwo kwizera kwa Yesu Kristo, cyangwa nk'uko bivuga binyuze ku bw'iyobokamana, umwizera yakira kamere nshya y'Imana ikomoka kuri Mwuka Wera. Urukundo rw'Imana ruterwa muri we, rugatuma arushaho gukunda bene wabo n'inshuti ze. Hirya gato basanze inyandiko zanditse ku bituro zahamyaga neza iby'urwo rukundo Abakristo bagiriraga bene wabo bapfuye. Constancia wari uhebuje mu bwiza no mu bugwaneza, yaramye imyaka 18 amezi 6 n'iminsi 16 aruhukiye mu mahoro. Simplicius wazirikanaga binejeje, yaramye imyaka 23 n'iminsi 43 aruhukiye mu mahoro. Umuvandimwe we niwe wamwubakiye uru rwibutso. Adiseritori, umuhungu wacu twakundaga, wari umugwaneza cyane, umuziranenge birenze, utagereranywa, yaramye imyaka 17 amezi 6 n'iminsi 8. Se na nyina nibo bamwubakiye uru rwibutso. Lauriniya wari uryoshye kurusha ubuki, aruhukiye mu mahoro. Ababyeyi be. Bugingo bwera Innocence yaramye imyaka hafi 3. Pompeianus, umuziranenge, yapfiriye muri Kristo mu minsi ibanza y'ukwezi kwa 9, yaramye imyaka 4 amezi 9 iminsi 8 n'amasaha 4, asinziriye mu mahoro. Kubw'umuhungu wabo wari ubibereye Calpurnius, ababyeyi be bamwubakiye uru rwibutso. Yaramye imyaka 3 amezi 8 n'iminsi 10 kandi yagiye mu mahoro. Marcellus aravuga ati, ku byanditse ku gituro cy'uyu mwana wongeyeho ibimenyetso by'amahoro n'iby'ubwiza. Yerekanye ibuye ryo ku gituro ryari rishushanyijeho inuma n'ikamba ry'insinzi, hagakurikiraho aya magambo: Respigitus waramye imyaka 5 n'amezi 8 aruhukiye mu mahoro. Marcellus yarakomeje ati, kandi yiyo ifite ishusho y'umukindo, ikimenyetso cy'insinzi. Honorius arasubiza ati, yego, Umukiza yaravuze ati, mureke abana bato bansange. Bakomeje cyane kandi kwita nanone ku mva z'abagore b'Abakristo, b'abakozi ba Kristo. Umugore wanjye Laurencia namwubakiye uru rwibutso. Yari umwizerwa wanjye ndetse n'umufatanyabikorwa nubaha. Aharuhukiye abakozi ba Kristo Bazil n'umugore we Felicita, hubatswe n'amaboko yabo bwite. Chi Suzana, umukobwa w'ibyishimo mu murimo wa Kristo. Gabinus yifatanije na se mu mahoro. Marcellus akomeza agira ati, ndabona hariya imva nini cyane, ho hashyinguye benshi se? Honorius aramusubiza ati, rimwe na rimwe iyo itotezwa ryakajije umurego, ntibishoboka buri gihe
ko dushyingura abahowe Imana umwe ku giti cye. Reba hano ibuye ritwikiriye ibisigazwa by'abavandimwe benshi batazwi, ariko kubibuka bihora ari umugisha. Amwereka ibuye ryo ku gituro ryanditsweho ngo Marisera n'abahowe Kristo 550. Inyandiko yo ku gituro yari ndende cyane yakururiye Mariserusi kuyitaho ayisomana amarangamutima yimbitse ngo muri Kristo Alexanderi ntiyapfuye ahubwo ari hejuru y'inyenyeri, umubiri we uruhukiye muri iyi mva. Yapfuye ku ngoma y'umwami w'abami Antonini, wabashije kumenya ko muri we harimo ingingo ikomeye y'ingirakamaro, ariko aramutanga rwose ngo yicwe. Yashikanuwe aho yari mu buvumo ubwo yarimo yambaza Imana ihoraho. Mbega ibihe biteye agahinda, aho no munsi y'ubutaka ntawe ushobora kuramya Imana atekanye, cyangwa se ngo abapfuye babone aho bashyingurwa. Yabayeho mu ntimba uwabayeho muri ibyo bihe. Honorius akomeza agira ati, hano hari uburuhukiro bw'umuvandimwe wakundwaga cyane. Kumwibuka biracyazirikanwa mu matorero yose. Dusangira ifunguro rya kivandimwe dukikije imva ye ku munsi ngarukamwaka w'ivuka rye. Muri ibyo birori ibidutandukanya abantu byose by'ibyiciro n'inzego z'imibereho nk'iby'indimi zitandukanye n'ubwenegihugu bita agaciro. Twese turi abavandimwe muri Kristo, kuko twibuka ko nk'uko Kristo yadukunze niko natwe tugomba gukundana. Muri urwo rugendo Mariserusi yagize amahirwe menshi yo kubona ibihamya by'urwo rukundo rwa kivandimwe Honorius yamutekererezaga. Yahuye n'abagabo, abagore n'abana b'ingeri zose, imyaka yose. Abagabo bigeze kugira imyanya yo hejuru cyane mu muryango mugari w'Abanyaroma, bari barashakanye n'abahoze ari abacakara. Abahoze ari abagome n'abanyeshyaka mu gutoteza, ubu noneho bari bishimiye ubusabane buhebuje bagiranaga n'abo bangaga mbere hose. Umutambyi w'Umuyuda wakuweho umutwaro w'amategeko atigeze ashobora kubahiriza, yagendaga afatanya ikiganza n'umunyamahanga yahoze yanga mbere. Umugiriki yabonye ubupfu bw'ubutumwa bwiza bwarahindutse ubwenge butagira akagero, kandi agasuzuguro yagaragarizaga abigishwa ba Yesu mbere kabererekeye urukundo rwuje ubugwaneza. Kwikunda no kwifuza, ubwibone n'ishyari, ibyifuzo byo hasi cyane by'imibereho ya muntu byagaragaraga ko byahunze bikabererekera ububasha bwose bw'urukundo rwa Gikristo. Ukwizera kwa Kristo kwari gutuye mu mitima yabo, kandi ingaruka zako z'umugisha zabonekaga aho ngaho kuruta ahandi hose. Mu by'ukuri ugutotezwa kwari gukwiriye hose kukabashushubikanya impande zose, kwari kwarabatandukanije n'ibyo bari batunze byo ku isi, maze bajya kure y'ibyifuzo n'ibishuko by'isi. Urukundo rwa Kristo rwabatsindagiye muri uwo mwobo w'ububabare bumwe, kandi rubahuriza hamwe nk'isanga n'ingoyi. Honorius aravuga ati, kuramya Imana y'ukuri bitandukanye no kuramya ibigirwamana. Abapagani bagomba kwinjira mu ngoro basengeramo, maze aho ngaho umutambyi w'umunyabyaha nkabo akababera umuhuza, bagatambira ibitambo kenshi, kandi buri munsi abadayimoni badashobora gukuraho ibyaha byabo. Ariko kuri twe
Kristo yaritanze we ubwe nta kizinga ku Mana rimwe gusa by'iteka ryose. Buri wese wo mu bigishwa be ubu ashobora kwegera Imana kubw'ubuhuza bwa Kristo umutambyi mukuru wabyerejwe mu ijuru, kandi ku bwa Kristo buri mwizera ahinduka umwami n'umutambyi. Kuri twe rero ntabwo ari ikibazo cy'igihe, si n'ikibazo cy'ahantu cyangwa ibiri kuba. Ijuru ni intebe y'Imana n'isi ikaba urusengero rwayo, kandi buri wese wo mu bana bayo ashobora kuzamura ijwi aho yaba ari hose kandi akaramya se igihe icyo ari cyo cyose. Urugendo rwa Marcelusi rwamaze igihe kirekire kandi rwagukira mu ntera ndende. Yari yiteguye nk'uwagombaga kuvumbura ahantu hagari, nyamara yatangajwe n'ubunini bwaho. Ntiyabwiwe byibuze na 1/2, kandi nubwo yari yanyuze ahantu henshi, yabwiwe ko wari umugabane umwe wa katakombe. Ubuhagarike bw'icyagati bw'imiyoboro yo munsi y'ubutaka bwari nka 2.5 metero, ariko ahenshi bwarazamukaga bukagera nko muri metero hafi 4 cyangwa 5. Aho ngaho ibyumba byakorerwagamo amateraniro yo kuramya Imana n'ibiganiro kenshi byari byaratunganijwe, hagurwa ibisenge byabyo byari bimeze nk'umuheto, byahaga umwanya munini abari bahatuye maze bagashobora guhaba no kuhisanzurira cyane. Nanone ahantu hamwe na hamwe habaga utwenge duto cyane mu gisenge twanyuragamo imirasire y'umucyo wo hejuru wanyenyeretsaga gake. Aha hari haratoranijwe nk'ahantu ho guteranira, ariko atari aho kuba. Umugisha w'umucyo w'amanywa nubwo wabaga ari muke, wabaga ushimishije birenze imvugo yose, kandi wagabanyaga ubukeya umwijima wabaga uhakikije. Marcelusi yaravuze ati, akarengane karatwugarije kandi kadufungiye aha. Ubwoko bw'Imana buzashwiragizwa kugeza ryari? Umwanzi azadushyira mu kaga kugeza ryari? Honorius ati, uko niko gutaka kwa benshi muri twe, ariko ni bibi kwitotomba. Uwiteka yagiriye neza ubwoko bwe. Hirya no hino mu bwami, uko ibisekuruza byagiye bisimburana, abakristo bagiye barindwa n'amategeko kandi ntibahutajwe. Nibyo koko twasakiranye no gutotezwa guteye ubwoba, kwahitanye abantu ibihumbi bapfiriye mu mibabaro, ariko uko gutotezwa kwarahise kandi gusiga itorero mu mahoro. Ugutotezwa kose twihanganiye kugeza ubu kwabereyeho gusa kuboneza imitima y'ubwoko bw'Imana no guhuza no gukuza kwizera kwabwo. Imana izi icyatubera cyiza. Turi mu biganza byayo kandi ntizatwoherereza ibirenze ibyo dushobora kwihanganira. Reka twirinde, tube maso kandi dusenge. Marcelusi, kuko umuraba w'iki gihe utwereka neza ko umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba wahanuwe uhereye igihe kirekire ku batuye isi wegereje. Nuko Marcelusi agendana na Honorius aganira nawe kandi yiga buri saha ibintu bishya byerekeranye n'amahame y'ukuri kw'Imana n'ubunararibonye bw'ubwoko bwayo. Igihamya cy'urukundo rwabo, icyo kubonera kwabo, icyo kwizera kwabo cyacengeye mu bugingo bwe mu buryo bwimbitse. Ubunararibonye bwe yari amaze kwiyumvamo ntibwari amajyejuru. Buri kintu cyose gishya yabonaga cyabaga ari cyo gushimangira gusa icyifuzo cye cyo kwifatanya n'ubwoko bw'Imana no gusangira umugabane wabo. Icyabivuyemo nuko mbere y'umunsi wa mbere w'isabato wakurikiyeho yabatijwe mu rupfu rwa Kristo mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ku wa mbere w'isabato mu gitondo yicaye ku meza y'umwami agaragiwe n'abandi bakristo, aho
bahagiriye umuhango w'urwibutso woroheje kandi ushimishije ku meza y'umwami, w'abakristo batangarizamo iby'urupfu rwa Yesu mu gihe bategereje ukugaruka kwe. Honorius yatuye Imana isengesho ryo gushimira kubw'iryo funguro, maze ku nshuro ya mbere Marcellus asangira umugati na divayi, ibigereranyo byera bishushanya umubiri n'amaraso by'umwami wabambwe. Bamaze kuririmba barasohoka.